harya niwe numvisha bitango ni Gisele. Umva nkubwire Gisele ntago wamenya sinshaka no kunamenya. Ariko ngiye nkuhamagaye ngo nkwe gasopo. Nkwiyame ku mugabo wanjye mbisubiremo. Uri kunyumva neza? Urifata ukaza ukibemberesa wigiza akahanu katari uziko dufitanye ubukwe na Patrick. Urabizi neza? Ariko ubukobwa bw'iki gihe niba ari izuba ryabishe niba ari iki ukakifata kakibambaza ku mugabo nyumva excuse me I'm warning you. This is my last warning. Nzongera kubona ku mugabo wanjye please. Hey, what's up people? This is your guy Kimenyi Tito all the way from TikTok. Uyu munsi no dufite ibintu by'ibisazi bigiye kujya mbere hano. Nkuko mubizi ni prank nyinshi va hajya hindi. So ndi kumwe na Museko. Umustar from Twitter. Mia Edson. C'est encore moi Mia Edson, daughter of Kabera. Ego. Dara? Dara of who? Umukobwa wa Kabera. Okay. Bagenda guki. So ibintu noneho bigiye gukorwa uyu munsi. Mugiye guhamagara abantu mufite abantu muzi ko bari muri relationship iri strong. Yego. So bafite bamwe ahubwo bagwa muri koma. Yaha abo ngabo rero mugiye kubahamagara ubwo urahamagara nawe uhamagare hanyuma. So guys, this is a prank. Tugiye kuba prankinga tubabwira ati wowe rero urareka uyu musore cyangwa nkwereke. Ibintu ni bibiri urakina. Urareka uyu musore dufitanye ubukwe urareka mbese ntago mvuga menshi reka dutangire. Ninde uri bubanze se? Arabanza nde? Ninde uri tayari? Ninde uri mu mavuta? Akirashyira muri iyi phone. Okay. Uzandikemo hano. Nzivuga cyane se bahita bafata nimero. Ego wirusenya kabiri. Mane dufashe zicemo. Okay. Akira fate no telefone. Fata nini. Harya noza yiba. Na. Allo? Bites. Allo? Umeze ute? Okay. Harya niwe numvisha bitango ni Gisele. Umva nkubwire Gisele ntago wamenya sinshaka no kunamenya. Ariko ngiye nkuhamagaye ngo nkwe gasopo. Nkwiyame ku mugabo wanjye mbisubiremo. Uri kunyumva neza? Urifata ukaza ukibemberesa wigiza akahanu katari uziko dufitanye ubukwe na Patrick. Urabizi neza? Ariko ubukobwa bw'iki gihe niba ari izuba ryabishe niba ari iki ukakifata kakibambaza ku mugabo nyumva excuse me I'm warning you. This is my last warning. Nzongera kubona ku mugabo wanjye please. Ngewe sinshaka yuko namenya. Ngewe ikintu ushaka ikintu nkuhamagare cya mbere. Uri kunyumva neza? Niba udashaka yuko wicukura imva hakiri kare ndakubwiye ngo mureke. Uranyumva neza? Umva utangiye kwiburisha rezo se sheri. Umva niba ushaka niringi bazayiduhe. Uranyumva? Ngomba iki? Ndakubwiye ngo niba ushaka niringi bazayiduhe ngiye nkusekura uwo mutwe ku buryo n'undi munsi uzagira Patrick ukanamwibagira utazamenya yuko anabaho no ku ikarita y'isi. Patrick iki? Patrick sheri wanjye ariko ko numva utangiye kwijijisha muko. Ako wikanze iki? Kuko sundusha ubwiza, kuko ndusha imiterere, kuko uri inzobe kundusha, kuko uri muremure. Ariko ukifata hey Patrick umva nkubwire. Ngiye ntago nzi gusa nushaka kumenya uzamenya. Dufitanye ubukwe ariko ubukwe bw'iki gihe nimba mwarabuze abagabo. Wazagiye kuri Kiss FM bakakurangira. Ese gutavuga ubuze rezo? Nangije kuvuga. Umva please. Ngiye ndi kukubwiza ukuri. Vuga ibyo wisobanura niba uvuga vuba ariko simbizi n'amayinti ndakurusha ndabizi uri cheap byatari. You are not even expensive to compare with me. Ariko mbabarira urumva?
mbabarira, stay away from my husband. Baje kuvuga murakoze. Ngwiki? Okay, ugiye kubikora? Ngo? Allo? Gisele? Gisele, ko ntabwo uri kumva? Ihangana ujya ahantu hari rezo pe kuko umbwire ibibazo birangiye. Wajya ahantu ufukurira n'ubundi kumenyera no kurira ababandi. Washatse ahantu ujya kurira washyano urumva ra. Umva sinjya ntukana ariko utumye ntukana. Uri kumva neza? Ubuze icyo mbwira? Wisubihakana se? Wisubihakana? ubwo rero ushobora kuri kuvuga undi Patrick ntazi ndi Patrick nzi no ubuze ugenda wiyitirira ugenda wibambaza uramuyobewe ameze ko Patrick ribambaza uko ameze kose uramuzi bro uramuzi gusa niba udashaka kumubona kure yazanjye please stay away kuko ari utampa inzira man you are digging your own grave ntago ubizi mbabarira twumvikane neza uri umukobwa nanjye nkaba uwundi hatazagira abantu batubona turi kurwana bro ako si bwo uziko nta nubwoba mugira umva Gisele nago prankinga mabusha sorry ni brandin hanjishuye umva bye sorry nago rwumbana mubi nukuri warugize ubwoba Yesu we uzi ko bitwaye ku yindi level kano kashizemo nukuri bwabise bunyisha Yesu we urabishobora akira mu nimero iyi ngishizemo amayinite zaniyo yawe ishizemo amayinite hari handi reka batugwire yandi nari mu izindi nimero Yesu we ibi bintu ko mbona nazi umvuneye ubwoba ndavuga ni karabaye noneho Yesu we undi muntu ngiye kuguha inshuti yanjye urumva yitwa Diana n'agashiti kanje n'agasazi sinzi nimba ari bubyakire gute umva simbizi womba uri umukange sibyo ubundi numva ukuntu akubyumva n'inshinzi nawe mubanishi reka bari we bagiraho ibyo kozariye aho ngeranuka ntago zicyakuzanye ntago tukana ibyo biri bunshimishe yego ako man uzamfasha nazajya umuntu nkora prank kime gira so yitorwa indi ubinkoze mana yaje none wakiruka nahita mera nka bamuntu bakubabaje mu gitondo arya yaravuye ese guhamagara ado naribizi kuri wowe cyari muri fake Patrick zisa ni uhe we Patrick aho ndeba ko nawe nuba bakubwiraga bose ari ubundi mukundana natajize nago ndi umwana mubi sinzi no gutukana ni ukuri ko Imana mbabarira bahagaze ku bagabo nta bintu byo kuza abagabo barabuze umva sawa tuhamagara ya telefone irihe uza baracyagura amayinite so yafite wowe yenda yafite zana dukoreshe yimuhereze so ufite amayinite ngo he nimero 888 ngo koze muhe akira zana
Okay, here we go. Ase ko n'ubundi atakuzi kari Frank. Izina rye ndaryibagiwe. Basi. Katetaba. Allo? Kara. Mabuja bite? Nisa. Ni wowe witwa Diana? Ego. Nta ndumva utari na ngombwa kukwibwira. Hari ikintu ushaka kukubwira, nshaka kukwiyama. Habaye iki? Uwo muhungu ugenda witirira nta nshaka kumukwiyamaho kuko na save the date yarasohotse. Uwuhe se kandi? Ugira benshi. Umusore mukunda ntago muzi. Umusore dukunda cyangwa nkunda? Wowe ukunda. Kuko wowe ntago ukunda ndabizi kandi twe dufitanye ubukwe rero nshaka kwiyama rwose mbabarire tutazagera n'ahantu duhurira umuntu nkagutanga bakakunoba. Wabimubwiye se we? We Oya, wabimubwiye nuko yambwiye ko ari wowe mwihoma. Kagira inkuru? N'umunwa wo kuzibara ntabwo wari ubizi. Ndabimenye. Ubwo se ahubwo amakuru yuko tuzajya hanze vuba aha urabizi cyangwa uraho urasamye? Wowe nande? Arko se wowe nande? Uko ahubwo ubumenyi unatende kuko n'abakobwa n'abahungu bangahe? Ko None bikubangamiyeho iki? Bimbangamiye iki cyo nashaka ni uwo musore umushyire hasi. Umusore ufite bangahe ariko sha? Kigali bishe kose. Umusore nawe? Umusore ntawe uzi. Nawe pe. Nawe ukoresheje anniversaire ugeraho ukabihakana. Nabo? Umuntu wagukoresha anniversaire ugeraho ukamwihakana. Uwuhe? Uwuhe? Ko bikoresherezwa n'abantu benshi. Nojya anniversaire. Bamukoresheje anniversaire kuko nababara. Ntago wabara. Abantu bose bamukoresheje anniversaire nababara kweri. Nta kibazo ubwo uwo musore niba umubeshya niba kubeshya ntago mbizi icyo nzi nuko ugomba kumuvaho njye nawe dufitanye ubukwe haki umva umwibagirwe muri make. Winnie. Allô? Oui. Mec. Allô? Oui. Ubabwire. Ntago ndi Winnie inshuti yanjye. Umva nta kibazo. Uwo musore wawe niba koko wagukunze mufitanye ubukwe ndakeka atari njye wakabibwiye. Genda ubimubwire. Nta kibazo mbifiteho ubwo bukwe bwawe wabukoze ngenda ndaza ndakurikira. Nta kibazo ubwo ningira ahantu nkubona ubwo nzakunoba. Arewe. Mwene muzijya si binkanga. Sijya sho. Diana. Uri igicucu. Diana wanga. Mia wagicucu. Inde. Mia. Nako numvise ijwi ntajya mva ni Mia. Njya mva ni Winnie. Nena gupasha inshuti yanjye ngigukoreye prank. Ahubwo nyibutse izina rya Sheri nirihe ko naryibagiwe. Yihagaze. Uretse kwihagararaho. Mwana bikuze utatse umva. Reka mbwire ntabwo nengise ubwoba ahubwo nengise umujinya. Numvaga nshaka nko gutukana. Ariko nkumva nta gahunda mfite yo gutukana muri iki gitondo pe. Ndakuzi niba mbona mugupasha ngo mumpere ukuri. Nuko nayumvaga nabiciye amazi umwana w'icyo cyamurakaje. Umva uze kunyibutsa izina ry'umugabo ni ukuri uzi ko nasebye. Yitwa Mvira. Inde? Yitwa Beast. Ni iryo se? Ntabwo ari Beast. Ntabwo ari iryo ntabwo isi. Ngo Beast? Monster. Aho yarindi wambwiye. Reka mbwize ukuri. Cyangwa uri kumbwira uwundi uri kukubwira wawe undi. Ko
ari benshi singira wa mugani wawe ngira wa wundi nyine wa wundi asura mwibagiwe wagira ngo mbivuge none ababyumva ongore bigisi nyine ni fisi nubwo mufite benshi mu matwi yawe bakakubana umva babara wikontoreye mu byo uvuga ntazagutanga umva nshuti yanjye bucece tutavuga byinshi ndababwiye niba mubufitanye ndakeka nawe wajya kubibwira ntabwo ikibazo ari icyaha umva mbabarira rwose utavuga byinshi kuko ndabipostinga uranzi ndagupostinga ahubwo tuzagucece ahubwo shumba reka ndaguretse turabisubiramo nyuma ariko ahubwo se uri hehe ndi wacu waje kundeba se tugasohoka ryari umva anytime navunitse ariko ibyo ngibyo mpise mbyemera umva wihanga ndaguhamagara sibyo ndaguhamagara mu kanya nkubwira aho duhurira nta kibazo yesu we ngo ntago wamubura afite benshi ntabwo nyine bya bintu nawe ntago yarazi ngo ni uwu ahubwo arisenyeye kapfuye yari prank nayo umva reka mubwire yari prank rwose afise ni beast harya ni beast na beast bavuga bose kuko ya ubu kigali bishaya ariko wamugana please aragukunda ni ukuri ko imana baba beast simbizi wasanga wenda hari n'agasirno akwita ariko rwose nta bandi ari mama nta nyine yamwumve mukomeye ariko anyway kimenya nshaka kuzakora prank hari icyo se njye badetayari nzayigukorera utabizi yego ubona uzikorera abandi I will ntayo izamfata wowe na Gasana ibintu mwigize naho uzadukura Gasa umutangamo nimero bakamuhamagara tindisheri wanjye Gasana we unyitege abantu bashaka kuhonda Gasana ni benshi ugomba gushaka bodyguard so guys that was all nimba uri mushyashya hano kora like subscribe and share nimba usanzwe uhora hano thank you for coming back ndabakunda cyane kandi namwe mwakoze kuza gukorana natwe this show we out dutangure oya ntabwo tubipostinga